السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Nshuti bavandimwe, dukomeje isomo ryacu ku mateka ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tukaba tubikomeje nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira impuhwe n'imbabazi ndetse n'amahoro intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'umuryango wayo n'abasahaba n'abakurikiye inzira yatuzaniye n'abazayikurikirageza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze adushyire muri bo. Bavandimwe rero, ngira ngo twari tugeze ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam igihe kigeze cyuko ava mu buvumo agatangira urugendo. Ubwo Abdullah bin Rayqit wa wundi wasabwe kubabera umuyobozi mu nzira, kuko ari umuhanga mu kugendera mu butayu, yazanye za ngamiya ze, nako ingamiya za Rasul sallallahu alayhi wa sallam na Abubakar, uko ari ebyiri, ariko hari ageze hariya ku buvumo kuko bari bahamurangiye aho bazabasanga, asanga na Malik ibn Fuhaira akiri aho ngaho. Niba mwibuka ni wa wundi waragiraga amatungo ya Abubakar Siddiq kugira ngo asibe aho Abdullah bin Abubakar anyura mu gitondo ataha. Nuko rero batangira urugendo avuye mu buvumo. Inama rero z'uwo mugabo nuko, kuko amakuru ahari nuko imaka bakwiriye imishwaro barimo kubashakisha aho muri, kandi bashyizeho ndetse n'igihembo cy'umuntu uri bubafate muri bazima cyangwa mwapfuye. Ni igihembo gitubutse cy'ingamiya 100. Ibyiza rero nuko twayobya uburari kurusha. Turafata inzira ijya mu majyepfo duse n'abajya hagana Yaman. Hanyuma rero nitumara gufata urugendo rwumvikana mu gihe bari badushakisha bagana mu majyaruguru, kuko icyo bakeka nuko mwaba mwafashe inzira ijya Yathrib. Icyo gihe rero twe turaba turimo kwifatira inzira yacu, bo barimo kuyobagurika ari bahubwo kuko batabaza aho twanyuze. Inama iremerwa nuko bafata iyo nzira, basa n'abagana mu majyepfo, hanyuma bakata bajya iburengerazuba bagana ku nyanja itukura. Abariho rero bagendera ku ruhande rw'inyanja, ariko wenda batanayegereye cyane, ariko ari rwo ruhande baherereyemo, mu gihe inzira ijya Yathriba isanzwe bayiretse kure, ku buryo ntawamenya ko ntawabatarura kuri mu buryo bworoshye cyane. Ubwo rero bakomeza urugendo rwabo gutyo. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aragenda asoma Qur'ani, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu aragenda areba impande zose, inyuma, imbere, iburyo, ibumoso, hose agenda areba niba hari umuntu urimo kubakurikira. Bamaze kugenda urugendo runaka, noneho batangiye n'inzira noneho izamuka ijya mu majyaruguru. Manze nanibutse yuko icyo gihe amateka twereka ko byari ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa Rabiul Awwal, muri uwo mwaka nyine kuva Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatumwe. Ubwo bari binjiye mu mwaka wa 14. Kalendari ya Kisilamu yari itari yahinduka. Ubwo ni umwaka wa mbere wo guhera igihe Rasul sallallahu alayhi wa sallam yimukiyeho.
Rabiul Awwal rero akaba ari ukwezi kwa gatatu mu mezi ya Kiislamu nkuko mubyibuka. Ukwa mbere ni Muharram, ukwa kabiri ni Safar, ukwa gatatu ni Rabiul Awwal. Nuko rero baragenda, abantu rero bari Maka, ni inama ziracyakorwa, ninde wamubonye, ese byagenze gute. Bamwe bacitse intege barimo kwigarukira ko nta kimenyetso barimo kubona mu nzira. Hari umuryango rero w'abantu bitwa ba Suraka bari bicaye ahantu barimo kuganira. Harimo umuntu witwa Suraka bin Malik. Mwene wabo umwe rero araza aravuga ati mvuye muri ariya mahira rero mbonye abantu ariko mbabona mukezeze bari kure cyane iyo ngiyo. Naketse ko bari Muhammad na bagenzi be, kandi hashyizweho igihembo gikomeye cyane. Undi aramubwira ati ntabwo ari bose, urumva izo nzira irimo kuvuga bazinyuramo bajya hehe? Inzira ijya Madina, ijya Yasriba, ntabwo ari iyo ngiyo, ntabwo banyura aho ngaho. Rero urimo kuvuga ni kanaka na kanaka, ahubwo avuga abandi bantu, kuko bavuye aha ngaha duhari twababonye bagenda. Nibo rero bari muri iyo nzira. Uwo rero abivaho. Nuko rero Suraka ni nawe utuganirira ako gace k'amateka. Aravuga ati nicara umwanya nk'isaha aho ngaho kugira ngo babanze banibagirwe ko icyo kintu cyavuzwe, ariko kubwanya numvaga ari nabo. Nuko rero nyine ari yumvaga bari Muhammad na Abubakar na Abdullah bin Urayqit wabayoboraga, ndetse n'uriya Malik bin Fuhaira. Nuko rero ati nsa n'uwinjira mu rugo, mbwira umukozi wanjye umukobwa ngo nagenda ntunganyiriza ifarasi yanjye, ariko yinyuze mu gikari iyo ngiyo ku buryo abantu batamenya ko yasohotse ayijyana ahantu hitaruyeho gato yaho ndi buyisange. Arabinkorera, nanjye njyayo, nafashe icumu ryanjye ndetse mfata n'impamba yanjye, kuko nyine narizi ko ngiye ku rugamba, ntazi igihe ruri bufate. Nuko nkurikira rero hahandi umwene wacu yari amaze kuvuga. Ndiruka koko, ifarasi yanjye narayitwaye koko, ndayirukansa. Nge msa n'ubagezeho, ntangira kubabona, mbona nibo koko mukuri. Ndagenda mbegera buhoro buhoro, mbona nibo. Ariko noneho nanjye mbabonye, mbona Rasulu ku ngamiya ye, ntabwo areba ku mpande, arimo arasa n'urimo gusoma ibintu. Abubakar we niwe ugenda areba impande zose. Nuko rero mbaye ntushaka kubegera, ifarasi yanjye isa n'itebera amaguru y'imbere yinjira mu micanga. Nuko yanga kuvamo. Mvuze induru, mbwira, ndetse ubwo naranaguye, mbwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam rwose nsabira iyi farasi yanjye iva aha ngaha. Aransabira ifarasi ivamo. Ariko kubera kwibuka icyo gihembo, ndavuga ntabwo kiri buncike, ibi n'ubundi yari kuvamo. Nuko rero ndayirukansa, ngiye kubegera nanone irongera iratebera noneho, ariko noneho hafi kugera ku mavi, imicanga niho yageze. Kuvamo birango, ubwo nanjye nituye hasi, ndayikurura birananira, ndayinginga biranga ngo nayishyiraho akayo. Nuko ngezaho mbwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyamuna ndakwigize mbabarira ifarasi yanjye ivemo. Arasaba ifarasi ivamo. Ivuyemo rero, ubwo mu mutima wanjye ndavuga nti no, aba bantu ndimo gukurikirana mu kuri bagomba kuba barinzwe, kandi n'icyo barimo kigomba kuba ari ukuri. Kuko ubundi ku buhanga bwanjye kugendera ku farasi no kugendera mu butayu, ibi ntibijya bimbaho. Ubu nuko Allah subhanahu wa ta'ala agomba kuba ari we wabitegetse, kandi barimo kunsabira nkavamo. Nuko rero mbwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo birimo kuvugwa aho ngaho Maka, ko bashyizeho igihembo gikomeye ku muntu uri bumugarure we na bagenzi be, ari bazima cyangwa bapfuye, ingamiya 100,
ko nanjye narindi rero kuri ako kazi kugira ngo nzikorere. Arandeba arambwira ati ibyo wabiretse kandi ukaduhishira ntunabivuge ko wanatubonye, hanyuma nkagusezeranyije ko uzabona amabangiri ni ibikomo bikoze mu cyuma, bikoze mu zahabu, mbese y'umwami w'abami w'abanyaperse, abantu ba Farisi, abantu ba Irani y'icyo gihe. Nuko rero Suraka yemera icyo Rasulu sallallahu amubwiye, kuko bo nubwo bamurwanyaga bose bari bazi ko ari umunyakuri, icyo avuze cyose aba ari ukuri kandi n'isezerano guhaye rizaba. Ubundi kwambara iyo miringa y'uwo mwami wa Kisirani byaba ari inzozi mukuri, yazibona gute, zazamugeraho gute, iyo miringa yazamugeraho gute? Ariko kuko ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bivuze, Suraka yarabyemeye. Ati rero reka nisubirireyo, ibanga ryanyu ndarihisha ntacyo nzavuga. Ariko kuko nabonaga bari no ku rugendo kandi wenda rube rurerure, ngiye gutaha, naberetse impamba nari mfite kugira ngo ndebe ko banayinsaba ko bayikeneye. Rasul sallallahu alaihi wasallam erekana ko batayikeneye. Nuko rero Suraka nkuko abyiganirira asubira i Maka, aricecekera. Ahubwo abahuye nabo mu nzira barimo gushakisha akabwira atoya, ntabo iyi nzira muranzi mu bijyanye no kugenda mu butayu, abantu nabashatse nababuze rwose mu bibagirwe. Abo muhe bose nkagenda maca indege mbaca intege kugeza igihe abenshi babivuyeho. Nuko rero Suraka asubira mu mujyi wa Maka aricecekera, n'abandi yahasanze ariko arababwira ngo inzira banyuzemo nta wayimenya, bari abantu nimubihorere. Inshuti bavandimwe, ngira ngo reka uyu munsi turangiriza ahangaha, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ubumenyi bw'amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kugira ngo tumufateho urugero, tumwigireho. Allah subhanahu wa ta'ala aduha ubuzima bwiza buzira umuze, buzira ubukene, buzira ibibazo. Allah subhanahu wa ta'ala umutekano igihugu cyacu, giha amahoro, abayobozi bacu bakomeza bayobore, batuyobore neza inshallah. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala Afrika n'isi yose abiha amahoro n'umutekano, ibiza, ibyorezo, inzara, ubukene, amabi yose ari ku isi, Allah subhanahu wa ta'ala ayakuremo, abantu babeho mu munezero. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala akomeze aduhungazazeho imigisha ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.